nababwira mutajya mumenya, mutajya munabwirwa. Kuba muri buno buzima uri mu mubiri w'umwirabura, hari ikintu ushaka kubabwira. Hari isomo mfite ryitwa kwisobanukirwa. Iri somo harimo ibintu nka 3 shaka kubabwira bizahindura ubuzima bwanyu. Twe bafite uruhu rusa gutya rwirabura, ni ukuvuga yuko cyangwa wakwiha uburenganzira bwo kumva yuko hari amasomo wowe nk'umuntu uri mu mubiri w'umwirabura waje kwiga, kandi ari n'ibintu waje gusobanukirwa ugakina undi mukino. Umwirabura, urwo ruhu rw'umwirabura wambaye cyangwa nambaye, waje kuexperimenta gushyirwa hasi, waje kuexperimenta kuba sacrifice, waje kuexperimenta gutega intoki, guhabwa abandi bakakugenera ikigukwiriye. Ibi bintu bifata ukabinshirira mu mutwe, hari ubundi buryo uhita ubona ubuzima, hari n'ubundi buryo mbese uhitamo undi mukino wifuza gukina kuva umwaka utaha. Ubundi ubu buzima dufite wakwibona cyangwa nibona nk'umwacteur principal. Hakaba hari script iri aho ngaho, hakaba hari personalite, hari umuntu uzakina ibintu bimeze gutya, ari muri afite personalite imeze gutya, afite identite imeze gutya. Mu gihe usobanukiwe yuko wowe nk'umwirabura uri ahangaha kuexperimenta sacrifice, kuexperimenta ko bagushyira hasi, kuexperimenta yuko bazakugenera, ntekereza yuko ugiye noneho guhitamo uko ugiye gukina umukino nabo muzawukinana, na personalite ugiye gufata, mbese identite ugiye gufata, ku buryo ukina undi mukino. Kuko muri make y'ibindi kukubwira uzaba usobanukiwe isomo ry'ubuzima. Bimwe mu bigize wowe gusa nk'umwirabura, nk'umuntu ufite uruhu rw'umwirabura, bimwe bigize amasomo y'ubuzima waje kwiga, tudashyizeho ibindi byose birimo ibikomere cyangwa aho uturuka cyangwa ibyo wanyuzemo.